Nanone tuguhaye ikaze wowe wahisemo gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Rwandan News and Entertainment. Turi muri ka gace kacu twahariye ubukungu, menya kandi usobanukirwa ubukungu. Ni ikiganiro tuguteguriramo ibintu bitandukanye ku bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga, uburyo twabona amafaranga ndetse n'uburyo twayacungamo. Uyu munsi rero twabateguriye uburyo 10 ushobora kureba neza nimba uri mu nzira y'iterambere rizakugeza mu kuba umuntu ukomeye muri iyi si y'ubukungu. Mbere yuko dukomeza, reba hasi ko wakanze subscribe, ubundi tuze tukunyuriremo ubwo buryo 10. Nubukurikiza cyangwa se ukumva ko ari aho wisanze, bizaba bizagufasha cyane muri iyi si y'ubukungu. Uburyo bwa mbere ni uburyo ukoreshamo kandi ugenzura amafaranga yawe. Buriya abantu benshi tugira access ku mafaranga mu buryo butandukanye, ariko uburyo tuyakoreshamo nibwo bugena igihe turi buyamarane. Nibyo koko ushobora kubona ushobora kugukorera amafaranga menshi, ukorera umushahara w'amafaranga menshi, ariko ntutere imbere bitewe n'uko utagenzura amafaranga yawe uburyo akoreshwa. Ugasanga ukorera nk'ibihumbi 400, ariko umuntu ukorera ibihumbi 100 akurusha iterambere bitewe n'uko we yize ukuntu agenzura amafaranga ye. Rero ugomba kwiga kugenzura amafaranga yawe uburyo akoreshwa. Icya gatatu, ugomba kwiga kubaho uko ubushobozi bwawe bungana. Umuntu ushaka iterambere mu buzima bwe, umuntu ushaka kugira icyo ageraho, hari byinshi agomba kwigomwa. Ntabwo ugomba gushora ibintu byawe ngo nuko ibi bigezweho, ngo nuko abandi babayeho gutya. Kugira ugire icyo ugeraho biba bisaba kwigomwa cyane. Icya kane, ni uburyo ushyiraho intego zisobanutse mu bijyanye no kubona amafaranga. Buriya kugira ngo ugere kuri level yo kwinjiza amafaranga, hari ibintu byinshi uba warapanze mu buryo uzagenda uyabonamo, ari nabwo bwa buryo twavuze hejuru bw'uburyo ushoramo. Ntabwo washora mu bintu utapanze. Ugomba gupanga neza, ukiga umushinga wawe neza ku buryo uzaguha amafaranga nta makemwa. Icya gatanu ni ukwiga kwihangana. Buri abantu benshi tujya duhura n'ikibazo cyo kutagira kwihangana muri twe. Wenda utangiye aka business cyangwa ugize ibindi bishoramo, wabona bitari kugenda neza, ugatangira kwiheba, kwihangana bikakunanira, bikarangira byose bivuye. Tugomba kwiga kwihangana, kuko none bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza. Kandi buryo iyo wihanganye ni nabwo ushobora kubona ya makosa wakoze muri iyo business yawe, ukaba wayakosora ibintu bikagenda neza. Niyo mpamvu kwihangana ari impamvu ikomeye cyane muri uru rugendo rw'ubukungu. Icya gatandatu ni ukwiga kuzigama. Kwiga kugira umuco wo kuzigama, kubera yuko iyo wizigamira bigenda bigufasha mu bihe bitandukanye. Ushobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye iyo wizigamiye neza. Amwe wizigamye niyo ya mbere abanza kugufasha mu bibazo wahuye nabyo. Kuzigama nabyo ni byiza cyane muri iyi nzira y'iterambere. Tugomba kubikora kandi tukabigira nk'umuco. Niba wifuza kuzagera kuri byinshi muri iyi si y'ubukungu, ugomba kwiga kuzigama nk'aho ari itegeko. Icya karindwi ni ukugerageza kwegera inshuti cyangwa se abandi bantu babaye successful, ubona bari ku rwego ruri hejuru y'urwawe, ukabagira abajyanama bawe mu bintu bitandukanye. Ukajya ubabaza ati niba ugira business, ukababaza ikintu ushobora gukosora cyangwa se ikintu ushobora kongeramo, ku
kubera yuko kuganira n'inshuti akenshi uhavana amakuru agufasha cyane. Ushobora no kuhavana amakuru y'ahantu hazima ushobora gushora imari yawe nawe ukunguka nk'abandi. Icya munani ni uguhugukira kwiga ku bijyanye n'ubukungu, kubera ko iyo ugize ubumenyi ku bijyanye n'ubukungu biragufasha cyane. Bishobora kugufasha kwanariza bizinesi yawe, bishobora kugufasha guhanduringa any issue, bishobora kugufasha cyane cyane. Niyo mpamvu uba ugomba kugerageza ugashaka ubumenyi niyo yaba ari basic mu bijyanye n'ubukungu. Icya cyenda ni ukumenya gushora amafaranga yawe ahantu heza, ahantu heza hunguka kandi wagishijeho abandi inama. Nawe icya 10 kitubwire muri comment. Reba hasi ko wakanze subscribe, tuzabane no ku bundi biganiro by'ubutaha kandi murakoze.